we're playing in the wrong person. N'izina ry'Imana. Tumuhungu w'igikondo, uko niko twe tuvuga niko twirahira. We morph. We crazy. We bad. You better keep that in mind. We don't play no game. That's the real talk. That's the real shit. For the real one that knows what I'm talking about. Ndababaye bishoboka mu buzima sinjya natinga as a gangster. Wogo Scovia ngararenze ngaratwika ngarashishwa ngarashinura ngarababura ngarabaga. We crazy, bro. We bad. We crazy, bro. Kasuku n'umurezi cyane. Kasuku n'umurezi cyane w'ikimuntu yamuvugaho ni ibintu byinshi. Kwadukana gashya ku mbuga nkoranyambaga gahabanye n'umuco nyarwanda bituma wamamare cyane kabone nubwo hatabura abakwamaganira kure bitewe no gusebya ndetse no guteshuka ku muco n'indangagaciro nyarwanda. Birashoboka cyane ko nawe niba ukurikirana ibibera ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda wakubaza urugero rwiza rw'umunyarwanda uzi gutakanira ku karubanda bitagusaba gutekereza cyane gusubiza kari wironja kambare wamamaye nka Kasuku cyangwa se Jessica mu mipango icyogere mu nk'umwami w'abagore. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibyamamare bitanu mu Rwanda bitatinye kwicara imbere ya za kamera z'abanyamakuru ngo byamaganire kure imyitwarire idahwitse itabereye umunyarwanda ikunda kugaragazwa ku mbuga nkoranyambaga na Kasuku. Umwanya wa gatanu turasanga umunyamakuru akaba n'umuhanzi nyarwanda Innocent wamamaye nka Yago Pondati. Mu mwaka wa 2023 nibwo Yago yavuze ko Kasuku ari we muntu wenyine muri Rwanda rwahanzwe na gihanga ushobora kuza imbere ya za kamera akavuga amagambo ateye isoni ntacyo yikanga. Kasuku niwe muntu wenyine hano mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda ushobora kuza hano kuri kamera akakubwira ati wowe gaki gaswere nyuma. Oya none se kariko gahunda zazimeze. Umwanya wa kane turasanga umunyamakuru Emmanuel Ndahiro wamamaye nka Tycoon Ndahiro wavuze ko kureba ibiganiro bya Kasuku ari nko kureba filime z'urukozasoni. Ibi yabitangaje mu kwezi kwa 8 mwaka 2025 mu kiganiro yagiranye na 3D TV ubwo yarabajijwe kuri Kasuku warutse kumwataka amuvugaho amagambo yari no kumwerekeza muri gereza. Kasuku dufi ibintu bitanu. Murusha ubwenge ubwo turagipfa cyane kuba murusha ubwenge turagipfa nkaburusha ubwiza biramubabaza cyane ntago ajya agira amahoro nkamurusha amahirwe ubwo ni favor ni gikundiro cy'Imana. Gatatu icya kane nusha Jessica ndamusumba mu burebure buriya. Icya gatanu mfite ndacyafite access ku bantu bose kubera ko nahura n'umupolisi tugaramukanya umusirikare twaramukanya ababyeyi bakuru twaramukanya ariko Jessica buriya hari ahantu atagera ntago hacafi y'umusigiti ntago hacafi y'urusengero ntago umwana yazeruka ngo mama tumahobera Jessica kuyahe magambo kuyihe education nyabana baraza mugano tugahoberana yo Tycoon ama big fan nobody Tycoon gukunda Jessica ni nko gukurera nk'aba bantu bari baporono bazireba bihishe gukunda Jessica no kumureba wihishe utagaragara nese umuntu ukundwa gutyo urumva ari umuntu najya kwikomparinga nawe akose ameze nka poni abafana bamureba bihishe babivuga ko bamukunda bihishe niko ameze ariko abantu bazi kuri barakuze ngo uzambwira ukuri ufite umwana w'umukobwa mwiza cyane uzajya kumva ikiganiro cya Jessica washize loud speaker cyangwa wongereye volume turebe wambare guteri cyangwa ukajya mu cyumba ukifungirana ntago ibintu avuga ububyize ni time yagutungura uwo muntu rero ameze nka poni ameze nka filime z'urukozasoni niko Jessica ameze n'abakunzi afite ntago bamwemera mu ruhame. Ku mwanya wa gatatu turasanga umunyarwenya wihoreye Jean Paul wamamaye nka Ndimbati. Mu kwezi kwa 10 mwaka 2025 mu kiganiro 1-on-1 yagiranye na Tycoon Ndahiro Ndimbati yabajijwe kugira icyo avuga kuri Kasuku maze Ndimbati aterura avuga ko Kasuku ari umurezi kubera kudatinya gutukanira ku karubanda ibitotsi biteye isoni. Kasuku n'umurezi. Kasuku n'umurezi cyane w'ikimuntu yamuvugaho ni ibintu byinshi. Akabazwiho no ku muntu nyine utukana cyane. Abantu bakibaza ngo impamvu ngo batamubaza impamvu atukana ariko buri yarabizi byose birashoboka. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukinnyi wa filime usa na Sharon wamamaye nka Jackie w'i Rwanda. Mu kwezi kwa 5 mwaka 2025 mu kiganiro yagiranye na DCTV Rwanda Jackie yavuze ko Kasuku nta jambo ryiza rijya risohoka mu munwa we. Uyu mukobwa nawe utari shyashya yavuze ko yahoze ari inshuti ya Jessica za mipango mbere yuko atahura ububi bw'amagambo ye ariko ngo nyuma yuko amusebereje ku karubanda ubucuti bwabo bombi yahise bucishamo 200 tukuri nyuranamo
Kasuku ni wa muntu mu kanwa kiwe hatabamo ijambo ryiza, ni wa muntu w'indiscipline ku rwego rwo hejuru ku buryo adashobora gukasa nk'umuntu ngabure kuzanamo ikintu cy'umuryango we. Kasuku impamvu tutagikorana nyikubwira nuko uri indiscipline. Buri gihe uvuga ngo umuntu nago yize ngafite ikibazo cyo mu mutwe, ubaha twebwe uri muntu wese urimo uraza ushaka gusebya umuntu ukaza uvuga buryo cyatize. Ese wowe warize wize amashuri angahe? Ibyo bintu bizakwica Scovia, ibyo bintu wirirwa unywa bizakwica. Uvugisha ukuri, reba nk'ibintu Scovia abavugira ari kuri televiziyo, none ibaze wenda nk'ahantu ashobora kuba yarebeye ikiganiro arimo arivumbira ubuyoga. Ubwo Scovia nawe ntago ajya yigurira inzoga, amakuru mbanya afite Bakarenzi yirirwa avuganira umunsi ku wundi ngo baragenda ahantu barimo baravumba ku mukire runaka bashaka gukuraho isoko, bakamubwira ati hari umukire twafashe ngwino, nawe akaza akaba arimo arahorobya ubuntu bw'ubukiwingo aho ngaho. Uranga kunda kiwingo kubi akayivanga mu buntu bw'ubuji bw'ubukokoteri kugira ngo batamenya ko arimo aranywa kiwingo. Ibyo bintu bizakwica Scovia, ibyo bintu wirirwa unywa bizakwica. Noneho ugahita uza kuri kamera utaranaryama ugatangira kududubiza ibintu by'ibigambo bikomeretsa binasesereza cyane. Scovia ikosa cyangwa se ikibazo agira, hari ukuntu bamwogeza bagakabya, bakavuga ngo Scovia ngararenze, ngaratwika, ngarashishwa, ngarashinura, ngarababura, ngarabaga. No, turi crazy bro, we bad, we crazy bro. Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru Scovia Mutesi bavuze ko Kasuku atari umunyamakuru kubera imvugo ze zumvikanamo ibitutsi ndetse n'amagambo y'urukozasoni. Uyu muyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenga RMC yanavuze ko nabandi bameze nka Kasuku badakwiye kwitwa abanyamakuru. Umuntu umeze nka Kasuku ntabwo ari umunyamakuru, ariko ibyo akora rubanda rurabikonsoma. Uzi cyaba cyiza ni hasohoke polisi ituma tumuterura tukamukura aho yibwira ko ari ikigenge tukamutekamo hano. Kuba umunyamakuru ni amahitamo nk'uko ushobora no kujya ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntihaze na polisi ifata n'abari abandi bazanye. Ariko uriya muntu si umunyamakuru, ariko ibyo atanga abaturage babikonsoma nk'amakuru cyane. Rero igihari ni iki, ni uko bamuha umwanya nawe bakamugenga bakavuga ibyo umuntu wemeye kuvuga ku ruhame, ibyo yakora n'ibyo adakora. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze hano, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, niba wakunze iyi video ukande like, ukore share kandi kugira ngo n'abandi babibone. Niba hari igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi ushobora kubiduha uciye muri comment. Njye nitwa Janvier da Silva, ndabashimiye mwese twabonye muri iki kiganiro. Ciao naho ubutaha. Ngo Scovia ngararenze, ngaratwika, ngarashishwa, ngarashinura, ngarababura, ngarabaga. No, turi crazy bro, we bad. Ibyo bintu bizakwica Scovia, ibyo bintu wirirwa unywa bizakwica. Uvugisha ukuri, reba nk'ibintu Scovia abavugira ari kuri televiziyo, none ibaze wenda nk'ahantu ashobora kuba yarebeye ikiganiro arimo arivumbira ubuyoga. Ubwo Scovia nawe ntago ajya yigurira inzoga, amakuru mbanya afite Bakarenzi yirirwa avuganira umunsi ku wundi ngo baragenda ahantu barimo baravumba ku mukire runaka bashaka gukuraho isoko, bakamubwira ati hari umukire twafashe ngwino, nawe akaza akaba arimo arahorobya ubuntu bw'ubukiwingo aho ngaho. Uranga kunda kiwingo kubi akayivanga mu buntu bw'ubuji bw'ubukokoteri kugira ngo batamenya ko arimo aranywa kiwingo. Ibyo bintu bizakwica Scovia, ibyo bintu wirirwa unywa bizakwica. Noneho ugahita uza kuri kamera utaranaryama ugatangira kududubiza ibintu by'ibigambo bikomeretsa binasesereza cyane. We're playing in the wrong person. Izina ry'Imana, tumuhungu w'igikondo, uko niko twe tuvuga, niko twirahira. We morph, we crazy, we bad. You better keep that in mind. You don't play no game. That's the real talk. That's the real shit. For the real one that knows what I'm talking about. Ndababaye bishoboka.